muraho nizere ko umeze neza cyane umuntu ukurikiye RD1 nizere ko umeze neza cyane kongeye twagarutse murabona ko twahinduye look murabona ko ibintu bigenda tuva mu bwiza tujya mu bundi reka mbashimire rero abantu mwese mwandika muri comments abantu tubana umunsi ku wundi abantu mudukurikira mu biganiro byacu bitandukanye ndabasuhuje cyane n'abataradukurikira ndabibutsa gukora subscribe nimba ugeze hano bwa mbere ndagusaba gukora share ugakora comment byose ukabikora kugira ngo dukomeze tubane mu biganiro byacu dukora umunsi ku wundi mbibutsa ko ibiganiro byacu tubinyuzaho ku wa mbere no ku wa kane ni kabiri mu cyumweru rwose turabasaba ko mwajya muhaba mukabana natwe mukadukurikira dushimira abahaba hari abantu rwose nkomeza kubona mu bihe bitandukanye ko muhari mudushyigikira nukuri muraba agaciro cyane hari umumama herutse kumamagara ejo bundi arambwira ati narakubonye ariko yambwiye akantu keza cyane arambwira ati nashimye ko ibyo uvuga ari ibyubaka atari nk'ibyo ubu ngubu biri ku mihanda bigendagenda bitari byiza rero nukuri ndamushimiye cyane n'abandi mwese mukomeze mudutera inkunga mu buryo butandukanye mudusharingira ibiganiro mushyira ku status yanyu musharinga mu buryo butandukanye mu magroupe mubamo hose kugira ngo ibiganiro byacu bigere kure uyu munsi tugiye kuganira ku bintu bigize umugabo mwiza hari abantu nk'abantu batarashaka cyangwa se n'abashatse ariko se ugasanga uribaza ubundi umugore mwiza cyangwa umugabo mwiza yaba ameze ate ubu ngubu ngiye kubabwira ku mugabo mwiza mu kiganiro cy'ubutaha tuzarebera hamwe noneho umugore mwiza umugore nyawe ubundi nimba uri mu rugo ukaba ufite umugabo ese uramenya ko ari mwiza cyangwa atari mwiza hari ubushakashatsi rero bwakozwe ngiye gutoranyamo ibintu bikeya ntago nabivuga byose ko bari byinshi ariko ngiye gutoranyamo ibintu 12 ushobora kureberaho ukavuga ngo uyu nguyu ni umugabo mwiza tugiye kubana cyangwa se niba tunabana ukavuga uti ndi mu murongo mwiza nawe ushobora kutwongeramo muri comment ukavuga ngo nanjye kinacyongeramo ibigiye kuvuga ntago ari byo gusa hari n'ibindi niyo mpamvu muri comment nawe ugomba kongeramo icyawe nacyo tukareba koko nimba nawe ubona koko umugabo mwiza akwiriye kuba ameze gutya icyambere ubushakashatsi bwagaragaje ko umugabo mwiza ni umugabo ugukunda nk'umugore ubwo ndimo ndavuga umugore ni umugabo ukunda umugore we amwitaho amuha keya wa muntu ubwira ngo warwaye akabyumva kuko warwaye akanaguhangayikira apana wa muntu hari nk'abagabo njyewe mba nzi ushaka kubwira ngo warwaye ukabona nta kintu ntabyitayeho urware ukire cyangwa bigende gute ibyo nyine ukabona ntago bihaye agaciro cyane ntago abyitayeho rero nubona umuntu umeze gutyo ukabona ntago akwitayeho ntago arimo kuguhakeye ntago ibyawe mbese bimushishikaje waba uri muzima waba utari muzima waba uhari waba udahari nyine ntago abyitaho rero uzamenye ko uwo muntu atari umugabo mwiza kuri wowe nimba mutarabana uzahita uhina karenge uvuga ngo hoya nimba umuntu umubwira ngo narwaye akaba ntanaze no kunsura ntanahamagara ngo namwe se ubonye imiti ese byagenze gute icyo gihe uzamenya ko uwo muntu atari uwawe ariko nubona byitaho uwo muntu uzamutindeho kandi uzamugumane ubundi bavuga ko ngo umugore ashobora kuba shitani cyangwa se akaba marayika bitewe nuko umugabo yamutwaye ukuvuga ngo umugabo aba ari nka shoferi niwe utwaye niwe ufite direction ajyana aho ashaka iyo umutwaye nabi akubera shitani ariko kandi iyo umutwaye neza ukamubera umwana mwiza ukamuba hafi ukamwitaho uwo mugore ashobora kukubera marayika yego icyo ni icyambere ikindi cya kabiri ni umugabo wemera kunengwa umugabo wemera amakosa ntago ari wa mugabo wihagararaho byo wenda abanyarwanda bavuga ngo amafuti y'umugabo nibwo buryo bwe oya iyo ni imigani ya kera iba yaraciwe utari myiza umugabo bundi no wemera amakosa nimba wakosheje ukemera ko wakosheje kandi ikosa wakoze ntuzongere kurisubira nawe ntago ari wa muntu ubwira ikosa yakoze akaryumva ariko aje kongera akarikora
nawe nta kintu waba ukoze. N'ijambo ry'Imana rivuga ngo nimba ukoze icyaha ukakihana ntabwo uba ugomba kugisubira, ugomba kwihanira kureka. Niko ijambo ry'Imana rivuga, nk'abakristo niko tubyemera. Rero niba uri umugabo ushaka kuba umugabo mwiza, cyangwa se nimba uri umugore ukaba ushaka kureba umugabo nimba ari mwiza, cyangwa nimba uwo muzashaka ari umugabo mwiza, ukaba umubwira ikosa ukabona ntago aryumva, ntago ashaka no kurihindura, cyangwa se yanaryumva ariko ntarihindure, uwo muntu ujye umenya ko atari umugabo mwiza muri rusange. Icyo ni ikintu cya kabiri. Ikindi cya gatatu ni umugabo udashishikazwa n'imihindagurikire y'umubiri wawe. Ni ukuvuga ngo tuvuge niba uri umugore ukaba warabyaye, hari ukuntu umuntu abyaye arahinduka, umubiri we urahinduka. Ntabwo yari ameze yambara 28 mu nda, nabyara 2 cyangwa 3 cyangwa 4 cyangwa se na rimwe, ntabwo azaba cyambara 28. Hazaba mu nda hazaba habaye hanini. Rero nubona umugabo ari kugutinda akavuga ngo wabaye munini, usigaye warahindutse, usigaye usa nabi, nyine utinda ku miterere y'umubiri wawe, cyane cyane ayinenga, ayigaye, uwo muntu uzamenye ko atari umugabo mwiza kuri wowe. Ubwo nimba uzashaka ukundi ubigenza simbizi, ariko nyine icyo kizaba ari ikimenyetso cy'uko uwo muntu mu by'ukuri atari umugabo mwiza. Umugabo uhora gusesengura, ahora agushungura, gushakamo icyiza. Buri umuntu uhora areba, tuvuge muri ubu buryo, wa muntu uhora agukuramo ikibi, ikantu kose ukoze akashakamo ikibi. Wakoze byiza yego, ariko nyine agahora agusesenguramo ikibi mpaka gukuremo ikibi byanga bikunda. Ni byinshi wakoze wenda byiza, ariko agahora ashaka cya kindi kibi wakoze, akaba ari cyo atindaho. Rero uzamenye ko uwo muntu atari umuntu wawe. Ubundi umuntu wawe akubabarira muri byose, na kibi wakoze ntabwo agitindaho, nyine avuga ati ni umuntu yakosa bikarangira, ntabwo akomeza kugitindaho. Nababwiye ko ngiye kubabwira ibintu 12. Ubu rero tugiye kuvuga ikintu cya 4. Ni umugabo witwara nk'umwami mu rugo. Undi umugabo agomba kuba umugabo. Kuba umwami ntabwo ari ukugenda ngo wigire kagarara, wigire ntakoreka, wigire igitangaza mu rugo, ahubwo nyine ukumenya ko uri umutwe w'umuryango. Niba uri umutwe w'umuryango, ugomba kugira n'imyitwarire ku buryo abantu bawe bakureberaho, bakakugira icyitegererezo nyine nk'umukuru w'umuryango. Ntabwo umukuru w'umuryango azaba wa muntu ufite imyitwarire itari myiza. Hari ukuntu kera bajyaga bavuga ngo nk'umwana mukuru mu rugo iyo yagize imyitwarire mibi, n'abamukurikira bose usanga bagize imyitwarire itari myiza. Tuvuge ngo nimba abyaye akiri iwabo, umukobwa akabyara akiri mu rugo atari yashaka, ngo n'abamukurikiye bose, niko kera bajyaga bavuga ngo n'abamukurikiye bose, ubwo ni ukuvuga ngo nabo bagenda muri uwo mujyi bakabyarira mu rugo. Rero n'umugabo mu rugo aba agomba kuba umwami, aba agomba kuba umwami w'urugo, ku buryo agira imyitwarire n'abana bamureberaho, n'umugore akamureberaho, nyine akaba wa muntu w'intangarugero, ku buryo umuntu wese avuga ati uyu ni umugabo koko. Kandi twemeranye ko buriya kubaha umuntu niwe ubigena. Kugira ngo umuntu mwubahe ni uko nyine bafite imyitwarire ikwiriye kubahwa. Ntabwo abantu bose ushobora kububaha badakora ibibubahisha. Kugira ngo umuntu mwubahe ni uko akora ibimwubahisha. Ese imyitwarire yawe, ese imigenzereze yawe, ese imigirire yawe irakubahisha mu by'ukuri? Rero nimba uri umugabo cyangwa nimba uri umugore, reba nimba umuntu muzagendera muri urwo rugendo ari umuntu witwara koko nk'umugabo. Umugabo witwara nk'umwami kandi aba agomba kuba ari wa muntu uzi gushyira ku murongo amarangamutima y'umugore we. Ubwonko bw'umugore buba mu mutima. Buri abagore ni abantu bagira amarangamutima cyane, kuvuga ngo bamaze gufata amarangamutima ye uba wamushoboye. Rero umugabo aba agomba kuba ari wa muntu uzi gukontorora amarangamutima y'umugore we, kugira ngo ibintu byose bigende neza. Umugore atazahugira kuba ari gukoreshwa n'amarangamutima gusa, hakagira ibindi bintu bipfa. Rero abagabo mu byumvireho, n'abagore mu byumvireho, kugira ngo mumenye nimba koko uyu muntu ari umuntu wa nyawe, nimba ari umuntu uzi gukontorora amarangamutima yawe. Ikindi cya 5 ni umugabo w'umukozi kandi utagira ubwoba. Ubundi umugabo aba agomba kuba atari umunebwe, atari wa muntu bazirukana ku kazi. Tuvuge nimba yakoraga akazi ka leta,
ngo ahita avuga ngo none se ko banyirukanye, ahita yiryamira, yumve n'icyo cyede ntabwo yajya kugikora, yumve nye ntabwo yajya gushakisha ubundi buryo ngo ashakire umuryango we. Rero umugabo nyamugabo, nimba uri umukobwa utarashaka cyangwa se nimba uri umugore, ugomba kumenya ko umugabo nyamugabo ni wa muntu w'umukozi ukunda gukora, uzi gukora, utari wa muntu uryamira cyangwa se ngo yirirwa aryamye asiba akazi. Hari nk'abantu kera bajyaga bavuga akazi ka leta ngo karushya isaba, nimba wagasabye byarangiye ugasanga yarayisindiye yiryamiye, mu gitondo asibye akazi kandi nta yindi mpamvu. Uwo nguwo rero aba ari umunebwe, ntabwo aba ari umugabo wa nyawe. Ikindi nari mvuzeho ni umugabo ngo utagira ubwoba. Niko ubushakashatsi bwagaragaje ko umugabo utagira ubwoba. Wa mugabo icyari kizinjira mu nzu agatinya kugikubita, cyangwa se ugasanga ari kohereza nk'umukozi ngo genda ukubita kiriya gikeri, cyangwa se inzoka. Ubundi abantu benshi batinya inzoka, ugasanga nimba inzoka yinjiye mu nzu mu bahungana warimo, niwe wa mbere ahubwo urimo kwiruka. Icyo gihe uzamenye ko rwose uwo mugabo nta kigenda, uzahita umucishamo ijisho. Kandi buriya abagabo ngo bajye bamenya ko, ubwo ndi kuvuga iby'ubushakashatsi bwagaragaje, bajye bamenya ko buriya ngo ibyo ageraho byose inyuma haba hagomba kuba hari umugore umutera imbaraga. Rero nimba uri umugabo ukaba ubona hari ibintu bitagenda neza mu kazi kawe ka buri munsi, ukabona hari ibintu ukora bikanga, uragerageza bikanga, ujye ubanza usubire mu rugo wisuzume, urebe nimba mu rugo hari ikintu kitatunganye. Kuko nusiga umugore arakaye, nusiga umugore ababaye, mu byo uzajyamo ntabwo bizakugendekera neza, ntabwo bizaguhira. Rero nubona buri munsi ukora bikanga, nta na rimwe bikunda, ujya wisuzuma, usubire mu rugo urebe se, uvuga uti aho navuye mu rugo aho nta kibazo cyabaye, aho sinaba ngenda nsize umugore arakaye bigatuma imigisha itangeraho, imigisha nageneye nk'umugabo itangeraho. Icyo gihe nacyo ugomba kugikoraho, ukareba nimba mu rugo nta kirimo gupfa. Kuko hari igihe wicara ukibwira ko mu rugo byose ari byiza, ukumva ko nta kutagize, ariko mu by'ukuri umugore hari ikintu arimo kugushinja kandi wowe utazi. Rero ugomba kwisuzuma, ukamubaza ibintu byose ni sawa, biragenda neza, nta kibazo dufitanye njye nawe. Icyo gihe rero Imana izaguha umugisha. Ariko nuva mu rugo abantu barakaye batishimye, icyo gihe ntekereza ko nta mugisha uzagukurikira. Kukantu nako abagabo mukitaho, mujye mukarebaho. Ikindi cya gatandatu ngo ni umugabo ugusetsa, ni umugabo utuma uhorana akamwenyu. Ntabwo ari wa mugabo winjira mu rugo ukubita inzugi, ukubita ibikombe, ugira gute. Ntabwo ari wa mugabo winjira mu rugo ngo abantu bahunge bajye kwihisha. Hari abagabo b'inyamaswa niko navuga, baba atari abantu beza mu ngo zabo, ku buryo yinjira mu rugo aho kugira ngo umwana yiruke amuhobera, ahubwo bakamuhunga bakihisha bakihisha munsi y'ibitanda, cyangwa bagasohoka bagategereza ko umugabo ari buryame, abana bakabona kwinjira n'umugore. Ibyo bintu rero ntabwo nyine aba ari umugabo mwiza. Icyo ni ikindi kimenyetso cy'umugabo utari mwiza. Ikindi cya karindwi nicyo tugezeho, turimo tugenda tuganira ku mugabo nyawe. Ese umugabo nyawe agomba kuba ameze gute? Umugabo nyawe agomba kuba afite iyihe myitwarire? Ni iki cyakwereka ko umugabo ari mwiza mu rugo rwawe? Cyangwa se ni iki cyakwereka ko umugabo ari mwiza mugiye kubana? Ugendeye kuri ibi ngibi nkubwiye rero, maze kubwira ibintu bitandatu byose, ugenda ubisuzume, nimba hari ikindi nawe wakongeramo nawe ukitwongeremo muri comment. Ikintu cya karindwi rero ngo ni umugabo ugufata nk'inshuti ye, nk'inshuti magara, ku buryo ari wowe inshuti ye ya mbere. Nta kintu ashobora kubwira undi muntu uba utakizi. Byababaza cyane nk'umugabo wawe warumvisha hari umuntu yabwiye ikintu uba utakizi, uko wowe ukamera nk'aho uri umunyamahanga. Mbese hakaba undi muntu w'inshuti ye magara kurenza we mugore we, cyangwa se kurenza we fiance, niba ufite gahunda yo kubana. Byaba atari byiza, icyo kintu cyaba atari cyiza niba umuntu atagufata nk'inshuti yawe, akaba atari wabwira ikintu bwa mbere, igihe atekereje gukora ikintu akaba atari wowe wa mbere akibwiye. Ako kantu ntabwo kaba ari keza, kuko ntabwo ntekereza ko ushobora kubana n'umuntu atagufata nk'inshuti ye, mbere y'uko akora ikintu akaba afite undi muntu ajya kukibwira. Hari abagabo bajya bakora amakosa akabanza kujya kubwira mama we kuba bafite, ibyo ntabwo kiba ari cyiza. Ubundi urugo rwubakwa n'abantu babiri, nibo bubaka urugo. Umuryango ukagirwa n'abantu batatu, umugabo, umugore n'abana. Iyo abana mutarababona rero, cyangwa se nubwo mwaba mubafite,
ariko nyine abana baba ari abana, urugo ruba ari urw'umugore n'umugabo. Iyo abana bakuze mushobora nabo kubagisha inama bitewe n'ikigero cy'imyaka bagezemo, mushobora kubagisha inama, ariko urugo ni urw'abantu batatu. Uba waravuye kwa mama wawe uhavuye, niko na Bibiliya ivuga ngo umuntu azasiga se na nyina. Nimba warabasize rero ntabwo ugomba kongera kubagisha inama, kuko urugo ni urw'umugore n'umugabo, ni mwebwe mugomba kwicara mugacoca ibibazo. Rero mutabivuganye mwebwe babiri, ndahamya neza ko nta wundi muntu ushobora kuza gukemura ikibazo kiri mu rugo rwanyu atari mwebwe babiri. Rero niyo mpamvu umugabo n'umugore baba bagomba kuba inshuti magara, bakabwirana ibintu byose kugira ngo bubake urugo rwabo neza kandi no kuri batera imbere. Iyo babikoze gutyo batera imbere, bahera hasi bakagenda gake gake, ariko igihe kiragera bagatera imbere. Icyo ni ikintu cya karindwi nari nkubwiye. Ikindi cya munani ngo ni umugabo udahunga inshingano. Atari wa mugabo ubona ubukene bwateye mu rugo ngo yigendere. Ba bagabo twajyaga twumva ngo bajya guhaha i Bugande, akagenda agaherayo, akagenda akamara imyaka n'imyaniko ataragarutse, ataje umuryango we ngo se byagenze bite. Rero umugabo nyamugabo agomba guhagarara mu nshingano, uko byaremera kose, uko byamera kose, umuryango uba wariyemeje, uba warudushinze ubishaka. Rero uba ugomba kwiyemeza ugahagarara mu nshingano uko zakuremera zose kose, ariko ukamenya ko ni inshingano zawe. Urugo uko ibiri mu rugo byose, yaba ari umugore y'abana, ni inshingano zawe nyine gukora ibituma bishima nk'umuryango, byaba ari uguhaha, byaba ari imyambarire, byaba ari amashuri, byose uba ugomba kubyitaho, cyangwa se nubwo utanabyitaho ariko ntubihunge. Abagabo batingo rwose turabanenze, niba bagihari turabanenze. Uba ugomba guhagarara mu nshingano zawe nk'umuntu w'umugabo, cyo kikubahisha nyine nk'umugabo. Nubwo utazikora zose ngo uzishobore, ariko byibuze ukaba ugerageza mu bushobozi bwawe uko bwaba bungana kose, bwaba buke cyangwa bwaba bwinshi, ariko ukaba ugerageza nyine nk'umuntu w'umugabo. Icyo ni ikintu cya munani. Ikindi cya cyenda ngo ni umugabo ugukundira umuryango. Ni umugabo ukunda umuryango wawe, ntabwo ari wa mugabo umuvandimwe waza kugusura ngo usange arimo arareba nk'inka yica. Hari abagabo bameze gutyo badakunda abantu pe, badakunda n'abashyitsi. Yewe usibye no kuvuga, akenshi umugabo umeze gutyo yatagukundira umuryango, nta nubwo aba akunda n'abantu muri rusange. Ntabwo ari ukuvuga ngo araga umuryango wawe gusa, ariko ntabwo aba akunda abantu muri rusange. Ntabwo aba ashaka n'umushyitsi kwandagira mu rugo, handi n'umushyitsi ashobora kuza wamuha n'amazi yo kunywa bikaba ikibazo, akumva nyine urimo nko kwangiza, niko nabivuga. Rero umuntu ntabwo aba ari mwiza, ntabwo ari umugabo mwiza. Umuntu udakunda abavandimwe, umuntu udakunda ababyeyi nimba ukibafite, umuntu udakunda famiye yawe, udakunda abantu muri rusange, uwo muntu rwose ntabwo aba ari mwiza. Umuntu aba ari igikoko, aba ari uwo nyine kwegezayo nimba utarabijyamo. Ndimo ndababwira ibintu 12 biranga umugabo mwiza, umugabo nyawe, umugabo ukwiriye, umugabo uhamye. Ikindi kintu cya 10 ni umugabo ukwaka inama. Ni umugabo udakora ibintu nkawe nk'uko abitekereje nk'umugabo. Apana kwicara ngo avuga ngo njyewe ndi umugabo ndakora nk'uko byose mbishaka nk'uko bitekereje. Nimba mfite sambu ndayigurisha sindi bikubwire, nimba ngiye kugura igare sibwo igare rije rite, sinzi impamvu ntanze urugero rw'igare, ariko nimba ngiye kugura ikintu icyo ari cyo cyose urabona ngifite. Hari umuntu nzi ngiye yaguraga ikintu, umugore akabona aragifite, ntamenye ngo se iriya modoka afite niye, ese niyo yakodesheje, nyine ntamenye ngo bimeze bite. Uyu munsi akabona afite imodoka imwe, ejo akabona afite indi, ejo bundi akabona afite indi. Umugore ntamenye ese izi modoka aba yaziguze, aba yazikodesheje, biba byagenze bite. Rero umugabo iyo atakwaka inama ntabwo aba ari umuntu mwiza. Umugabo mubana mu rugo cyangwa se muzabana aba agomba kukubwira, kukumenyesha ikijya mbere. Nimba agiye gukora ikintu akakubwira, nimba hari icyo atekereza nk'umushinga, nimba hari ikintu agiye gukora akakubwira, akakubaza, akanagusaba inama, akubaza bigende bite, tubikore gute, ngiye ko natekerezaga gutya, wowe urumva twabikora gute. Niko abantu bakwiriye kubana. Uwo muntu ntabwo kugisha inama akubaza ngo bigenda gute,
uwo muntu uzahita umenya ko hari agaciro arimo kuguha nk'umuntu, arimo kukubera umuntu mwiza muri rusange. Ikintu cya 11 rero ngo ni umugabo udohora agucungacunga, wa mugabo ufite insecurities, wa mugabo uba utizeye, wa mugabo uhora nimba urambitse agatelefone hasi akabara kabatuye agiye kureba ni iki wanditse, ni bande mwavuganye. Nimba urimo kuvugana n'umuntu gutya kuri telefone, ese wavuganaga nande? Ukubaza nyine bwa bubazo bumeze nkaho wagira ngo ni maneko, wa wundi uhora gucunga kuri buri kantu akubaza byajya nyine, wa muntu hari umuntu ukubaza utubazo twinshi ugahita wumva ko atakwizeye, ugahita wumva ko wagira ngo ni bamushizeho nk'ingenzi. Hari aho njyana ngo bakurikiza abamotari, umuntu yaba agiye akamubwira motari ati umunkurikirire umbwira ahantu agiye, umbwira aho yinjiye, umbwira ibyo akoze. Rero umugabo ugucungacunga nawe ntago aba ari mwiza. Umugabo ugomba kukwizera ibyo wagiyemo, mbubwiye ngo ngiye aha akizera ko ariho ugiye nyine akabona ugaruka, ariko apana guhora agucungacunga buri kantu aho kase hose, aho ugiye hose akaba kuriho, cyangwa se no kuri telefone akaba ari kureba, ibyo ntabwo bari byiza. Yego, icyo ni ikindi kigaragaza umugabo utari mwiza rwose. N'ubu ufite umugabo ugucungacunga gutyo uzamenye ko udafite umugabo mwiza. Ikindi cya nyuma ni umugabo ushaka kukumenya. Ubundi umugabo agomba guhorana amatsiko yo kuvuga ngo uyu mugore tubana menye se akunda iki, ese yanga iki, ese ni iki nakora kimushimisha, ese nimba ngiye kumuha impano ni icyo akunda nk'impano namuha nk'impano, ese mu buzima bwa buri munsi ubundi ni umugore umeze ute, ni umugore ukunda iki, ni umugore nafata gute kugira ngo akomeze kwishima. Rero nimba uri umugabo uba ugomba guhora ufite amatsiko yo kumenya umugore wawe no kumucukumba no kumenya ngo umugore wanjye ameze gutya, akunda iki, yanga iki, namufata gutya kugira ngo ubuzima bukomeze kugendera neza kandi tumeze neza. Ibyo rero ni ibintu nateguye, ni ibintu 12 nkubwiye, ariko kandi nko nabivuze muri comment, nawe nimba hari ikindi ushaka kongeramo ukitwongereremo, n'abandi bazareba comment, n'abandi bakurikira ikiganiro nabo bazabirebe. Mwakoze cyane rero, reka mbashimire abantu twabanye muri iki kiganiro, nizere ko hari icyo mwakuyemo, hari icyo mwigiyemo, kandi nimba hari icyo watwongeramo nk'inama, nawe nukuri ni karibu uzatwandikire. Ndetse nimba ushaka uko dukorana ikiganiro nabwo amarembo arafunguye, uzatwandikire uze dukorane. Rebutse kandi gukora subscribe, mukore like, mukore share, mukore comment kugira ngo ibiganiro byacu bikomeze kugera kure. Mwakoze rero, nitwa Diane Naomi, nge tubana kuri Add1. Rwose ndabasaba inkunga yanyu, mukomeze mubane nanjye kandi mushyigikire. Murakoze cyane, ikiganiro naho butaha.